Hello family and friends, mumeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Reka twizere ko mumeze neza, tubifurije umunsi mwiza. Ahantu hose muherereye mukomeze mumererwe neza. Twe turashimira Imana, twizere ko namwe ari sawa. Rero niba ari ubwa mbere usuye channel yacu tuguhaye ikaze, kandi n'ubusanzwe nawe dukurikirana, you are welcome once again. Hanyuma rero ntabwo uyu munsi ndibuze kubatindira, ndaza guhita nihuta njye ku ntego y'ikiganiro kugira ngo ntaza kubarira umwanya. Hanyuma rero bimeze biti inkuru y'uno munsi nahawe n'umubyeyi mu mama. Ndagushimira umubyeyi mwiza watwizeye ukadusangiza inkuru y'ubuzima bwawe. Hanyuma rero bimeze bite rero, uyu mubyeyi ati nabaye imfubyi ku myaka yanjye 14, ndangije kuba imfubyi njya kurererwa kwa data wacu. Ati umusaza wanjye twavukanaga rero nabere mutoya nyine twari babiri. Hanyuma rero aho ngaho nabaye nkimara kujyayo ntabwo byari byoroshye, nanjye mfite igikomere cy'ubupfubyi n'umwana muto, ariko ndahaba ndiga, ntangira kwiga kaminuza. Bigeze aho ngaho ndarwara, ndangije kurwara umuhanuzi araza ahantu na babandi twabanaga ngo banyirukane mu rugo rwabo, baransohora baranyirukana. Bari ko umuhanuzi yigeze gute, umuhanuzi yabivuze ati baranyirukanye. Barangije kunyirukana nta kindi cyakurikiyeho, nawe urumva nyine ubuzima nari mbayeho, urumva ukuntu ibyanjye byari bimeze, ntabwo byari byiza. Ubwo rero bamaze kunyirukana nta handi mpita ngenda njya gucumbika kwa mubyara wanjye. Maze kujya gucumbika kwa mubyara wanjye, ndahabaye kwa mubyara wanjye, iminsi iragenda yisunika, ndangije nibwo bangejeje kwa muganga, basanga narwaye paralize, mpita ngumaho, ntabwo nongeye kuhava. Donc nese mbi ndembe nyine yo kuba mu bitaro. Ati ndangije mubyara wanjye aragenda nawe arantaho ngaho, umugabo we abaruza kundwaza. Ati nawe bibaze kurwazwa n'umugabo uri umugore. Ati byageragaho umugabo mubyara wanjye yishyura abandi barwaza abandi barwayi, akavuga ati ndabishyuye nimumfashe mumpanagurire n'umuntu kuko ntari bubashe kumpanagura. Nuko ati ambaye hafi ndarwara, bigeze aho ngaho nawe aragenda. Nuko ati muri ibyo bitaro mpagira ibihe bibi, ndarwara biza kugera aho ngaho ndoroherwa ndahava. Ati igihe cyo kuhava mbura unyura. Ati byagezemo aho ngaho umusaza mushiki wa data azana ari kundwaza. Ati nandwaza igihe gitoya aranta nawe aragenda. Arangije kunta rero ati abaganga akagerwa batanga itangazo ry'umurwayi udafite kirwaza, uri aho ngaho nyine udafite nyine umuntu umwitaho. Ati umurwayi ari njyewe. Nuko byaje kugera aho ngaho baransezerera. Ati sinzibagirwa bansezereye saa 11 za mu gitondo ningeze kwa mubyara wanjye. Nuko ati menye ko bansezeraga, ati bajya kunsezera nsohoka ntawe nari mfiteho kuba. Musaza wanjye agenda yinginga abantu ngo bamfashe, abwira abantu ati bene data ati mumfashirize umuvandimwe abona hahitira. Ati hagati aho ngaho ati ndageze kwa mubyara wanjye. Ngeze kwa mubyara wanjye arandeba aravuga ati barakohereje, ati shati bakohereje utarakira. Atarongera nsubiza kwa muganga. Wari no muganga kohereza ko watashye wakize, wagera mu rugo kubera ko badashaka kugufata bakagusubiza kwa muganga ngo watashye udakize. Ese ubundi umuntu utari umuganga amenye ko watashye udakize ashingiye kuki? Ati nasubijwe muganga wese amaso arumirwa. Ati barakugarura, ati bakugaruriye iki? Ati bambwiye ko umwanyuye ntakize. Ati bawicanga iminsi mike ubwo uzabushaka yugi. Ariko nukuri disi umubiri byarodahatse, reka tujye twibuka n'icyo kintu kabisa. Ubwo rero bamusubijeyo, bamusubiza yadakize, yarakize, yarasezerewe, yarakize, ariko bamusubiza kwa muganga ko badashaka kumufata. Ibyo birumvikana, nta muntu ushaka kumwakira ati musubirane kwa muganga umuntu wanyu. Nuko rero ati musaza wanjye aranteretera, ati kwa bene data mbona abandi bantu baranyakira. Ati mbayo muri urwo rugendo nyine bitanyoroheye, ndangije kuhaba. Ati aho ngaho kwa bene data aho ngaho nabaga naho, ati bize kugira ngo nabo baranyirukana. Ati we ahubwo ntibanyirukanye, bantaye mu nzu. Ati uwo muntu yantaye mu nzu arigendera, nsigara muri iyo nzu ndi njyenyine. Ati rero banaza kujya inama musaza wanjye, ati dore mushiki wawe menya kamwe niwe ufite, shakisha uburyo akomeza akiga akarangiza. Ati ubwo ngubwo nsubira ku ishuri. Ati nsubiye ku ishuri bari barongeraho amashuri menshi, amasomo menshi mu byo nagiye niga. Ati kubera ko ntigaga nyine maze igihe kinini ntiga. Ati ukaye ku ishuri kuko bari bazi situation yanjye, baranyihanganira ndiga. Ndangije kwiga ariko barambwira ati ntago tuzaguha degree yawe, uziga urangize ariko nta degree uzahabwa kubera ko ugomba kwishyura kugira ngo uyihabwe. Atari ko kubera ko tuzi ibibazo byawe turakwihanganira basi wige. Ati
baranyihanganiye ndiga umwaka wose ndawusoza ndarangiza degree yanjye irabitse ku ishuri. Ati ntibitse ku ishuri kubera ko abantu bo mu muryango wanjye babuze amafaranga yanyishyurira ngo mvaneho degree yanjye. Ati nuko nta bushake bafite kuko ndabizi ko ubwo bushobozi bwo kwishyura degree yanjye batabubuze. Ati ariko barabyanze degree yanjye yagumye ku ishuri niho ibitse. Hagati aho ngaho rero ati nza kugera aho ngaho ati ikintu cyantangaje mukabyaramo yewe ati urugo nari ndimo rwo kwa bene data ndaza nkoresha bene data mutamwumva abo ndi kuvuga ni abantu badafitanye isano ariko bahujwe nuko basenga abakozi b'Imana bene data nyine data Yesu Nyagasani uwo niwe data turi kuvuga abo nibo bene data ari kuvuga kuko wose umuryango ni bene data ni abantu duhujwe n'Imana ni abantu duhujwe na Yesu ni abantu duhujwe na data umwe nyine ubwo nuko ubwo abo bene data nabo ati baramucumbikiye barangije kumucumbikira baramwihanganira ati uwo mubyeyi subiye inyuma ati yansanze mu bitaro ati nakomeje nari ndwaye nyine birumvikana pareze ntago ari ikintu kiza ngo gihite gishira sanze mu bitaro arambwira ati wowe ati nutaha kugira ngo woroherwe nyine wongere usubire umererwe neza aho ngaho inyuma gatoya mbere yuko tujya kurangiza ishuri ati ngwino mucyure nkujyane nzabwira sheri wanjye mbega mwinginge abyemere nabyemera nzakuzana ujye kuri wacu. Ataragenda yinginze sheri ati umugore twe tuziranye ntararwara atagenda yinginze sheri we aranyemera ati ngwino ube mu rugo tugutunge ati ngiye mu rugo ngeze muri rwa rugo baranyihangana ndahabaye amezi 3 umugabo ananirwa kwihangana ese wari wumva aho umuntu hari ibintu umuntu umva kumva biratangaje uzuko ibaze yaramisha imyenda irimo kuma hanze bananirwa kwihangana mu myenda yumye bamwirukana imyenda iri kujojoba amazi Nyagasani ariko tujye nyaboneka akantu basi numva narakaye ibyo ndajya bavuga abantu bazi ubwenge abanyabwenge baravuga ati ntugasubize urakaye ntugasubizanye umujinya ntugakora ikintu burakaje ujye wumva wabaye ntukajya ukora ikintu don't react reactinga niba wumva utameze neza gerageza uburyo urubyirinde ntibiba ku kanya ubwo nashatse kwibaza ko wenda umupapa yari arakaye simbizi angere nabishyizemo ku buryo udashobora kwihanganira umuntu ngo imyenda yume imyenda yanitse yabuze imbaraga zimwihangana mu myenda yume arambwira ati cangana imyenda bijojoba arambwira ati wumve Valere kugira aho uba no kutagira aho ubarizwa ati iryo kuko banyirukanaga n'imyenda injojobana nuko ntagira aho mbarizwa iyo njya kugira aho mbarizwa ntabwo ibyo byari kumbaho rero umuntu ufite aho ubarizwa bishima Imana umuntu ufite ahantu uba umuntu ufite ahantu ukaba ufite amahoro bishima Imana izi nkuru zigeze kugisha gushima Imana no kunyurwa mu byo turimo naho turi bikaze gusa mwumve gusa ko ari story ngo bihite birangira ati banyirukanye imyenda ijojoba bananirwa kwihangana mu myenda yumye barambwira ati cangaha n'ibyawe ugende nuko rero ati naje kugira aho ngaho ngirirwa umugisha mbona umugabo turashakana atari ku kintu kibabaje aho mutindi yanditse ntiriva wa mugabo ndamutakira nkumva ati ndarwaye simeze neza kuko umuntu wagize paralize agira ibintu byinshi amashoke akomeza ajya kwa muganga kenshi bamukurikirana ukumva nyine ko ntabwo ari indwara ntoya iri buze ngo higishira atari ko arigiye muganga ati simeze neza akambwira ati ibyo ni ibibazo byawe ati tubanye gutyo ndamureba nkareba abana banjye nkumva nkareba ati twabyaranye abana beza mw'abantu ati abana beza sinzi ukuntu nababwira ati ndareba abana banjye nkavuga ati abana banjye nzabate nta kugira ngo nzate abana banjye uburyo byose bizarangire ati ngata nkaguma ngo nkatuza ati ariko aranyura nambwira nabi ati nta muntu udashobora kumva ububabare bwanjye ati ngira ngo nkibaza ati se nuko nshatse ndwaye se ntiyashatse abizi ntiyarabizi ko ndwaye ati ariko ajya ambwira ati ibyo ni ibibazo byawe ntabwo ntabwo bindeba ati nuko tubanye ntabwo mfite ukuvuga ngo ndikuvuga ko mfite gahunda yo gusenya turakomezanyije kandi mukomeza ngasenga Imana nkamumwereka Imana ikazamuhindura bikagenda neza ati ariko nawe rwose ntabwo byagenze neza hanyuma maho ngaho hagati yageze maho ngaho yarashatse ahamagara wa muntu wamucumbikiye wa mbere handi mu miryango handi yabaga aramuhamagara ambwira ati bati nararwaye ati nubwo nashatse ndi iwanjye ariko nararwaye ati nahuye n'ibibazo nyine ntangira kumubwira uzi ukuntu namusubije gusa ngo iyo ndwara ngo wayihashye nyaboneka mujya mwirinda kuvuga nabi mu bigeragezo by'abandi niba nta kintu ufite cyo kuvuga ceceka byihorere cyangwa ntabwo wamaga kumva isukari irazamutse ugiye kumubwira nabi kupa telefone it's better kumukupa utamubwiye kugira ngo
uhita umubwira ikintu ati naramubwiye ati yarambwiye ngo iyo ndwara wayihashye he? Iyo ndwara iyo ndwara wayihashye he?" Ati numva ndakomeretse kurusha uko byari biri, ati agahinda karanyica ndababara ndavuga nti ariko ubu koko nakabwiye ko nakibukijweho indwara nayihashye ndi gutakira umuntu ndi kumubwira ikibazo mfite cy'ukuntu narwaye. Ati ndavuga nti inshuti ni Yesu, ati numva ndababaye, ati bigeze aho ngaho numva ibintu byose ndabihaze, ati nkumva noneho n'abantu nta bumuntu abantu bakigira, nagira uwo ntekereje wese nkahita numva nta bumuntu, ati bitewe n'ibintu nabonye, ati ibintu naboneye ku bakozi b'Imana abantu dusengana, ibintu naboneye mu bahanuzi bagenda babwira abandi mu mutwe bakababwira ati mwibeshye, ati musohore. Aho umuntu aza akabwira umuhanuzi ati umwana w'imfubyi udafite aho aba, urwaye pararize, utabasha guhaguruka, uvuye mu bitaro, wari uvuye mu bitaro udafite aho ajya, umuhanuzi akaza akavuga ngo musohore. Nawe ugafata wa muntu ngo umuhanuzi yavuze ngo nasohoke, ugafata wa muntu ukajugunya hanze. Mu by'ukuri ati bavuze ngo nasohoke, ukamufata ugasohora hanze ngo babivuze. Ati nkomerekera mu nzu mu bantu bene data, mu bantu bazi Imana bakomerekeramo. Ati nkibaza se kuko bisaba iki? Umuntu arafata ati sohora, umuhanuzi yavuze akaba arasohoye, undi ati kwihangana birananiye, sohokana imyenda wijojoba. Mu bitaro umuntu ukubura n'umuntu wanakuba hafi, kugera aho kugira impuhwe yishyura abarwaza bakaguhindura. Kwa muganga ukaba uzwi ko uri wa muntu utagira umurwaza, ufite inshuti, ufite imiryango, ufite abantu. Ati nubwo ndi imfubyi ariko nari mfite indi miryango mvukamo. Ati nubwo ndi imfubyi nari mfite inshuti twabanye ntararwara, nari mfite abantu. Ariko nafatwaga nka wa mwana utagira umurwaza, kandi udashobora guhaguruka, ibibazo udashobora guhaguruka, udashobora kwimuvinga, udashobora gukora ikintu na kimwe, ariko nta n'umurwaza afite. Nuko rero aravuga ati inkuru yanjye yanyigishije kumenya Imana kurushaho, inkuru yanjye yanyigishije kwiga kubabarira, ubuzima naciye bwanyigishije kumenya agaciro k'umuntu ngo ni iki, byanyigishije kumva ko umuntu ashaka kuguhinduka umwanya wari wo wose, atari ko nubwo mvuga ibi ndakomeretse. Ati kandi nkomeretse kumva ko nabuze icyizere cyo mu bantu. Ati mba numva abantu nta buntu bakigira. Ati umuntu ugize icyo ambwira wese numva ntamwizeye. Ati umuntu agira icyo ambwira nkumva ntamwizeye. Kuko umugabo nawe yirirwa ancyurira, uburwayi bwanjye bwabaye incyuro, hanyuma mfite abana banjye, sinifuza guta abana banjye, nifuza kugumana n'abana banjye, hanyuma nyuma yo kuzerera ntafite aho mba, sinifuza kongera gusohoka none ubu nongere ntangire nzerere. Atari ko nkumva ibyo byose birangoye, atari ko ikirenzeho nkumva nataye icyizere. Ati nkumva abantu, ubumuntu ni buke mu bantu, ati nkumva nta bantu bariho, nkumva nta bantu beza bahari, ati nkumva n'icyizere cyo mu bantu cyarashize. Nyabuneka iki kintu mujye mucyitaho. Amarangamutima y'umuntu iyo atangiye kumva ko nta bantu beza bahari, abantu bose ari babi, umuntu akeneye kuganirizwa, akeneye kubwirwa neza, akeneye kumva utumesaje twiza, akeneye kumva utugambo twiza, abantu bakamubwira ati abantu barahari bose, ntabwo baguhemukiye, abeza barahari n'ababi barahari, abo ngabo mu buzima tuzahura nabo, ariko ako mesaje bagakeneye ukamwumvisha yuko birashoboka, bizahinduka, abantu beza nabo barahari. Ngaho nguko rero inkuru uno munsi niyo ngiyo twahawe, aragira ati abantu beza baracyahari kweri. Hanyuma se uko nkomeretse mbabaye niki nakora? Ko nakomeretse ngakomeretswa na benshi, ariko nkaba numva n'ubundi still no mu rugo bitari kugenda neza. Niki nakora ngo ndamire ibyo ngibyo mu rugo bishire, urugo rwanjye rube strong, rugumeho, rwe gusenyuka, kandi ndugarure ndwegeranye nta kindi kintu kibaye? Niki nakora? Iyo niyo message y'uno munsi. Mwebwe mwumva yabigenza ati ese akora iki? Akomeze asenge cyane, akomeze yizere ko abantu beza bahari, abantu beza nabo batangira umuganirize. Umuntu uturanye n'umuntu, erega mvuze gutya uyu nguyu bampaye inkuru n'umwe, ariko nawe ufite umuturanye, wandi muturanye nawe uzamubwira ijambo ryiza, wa wundi muziranye nawe uziri mu kibazo nawe uzamwegera umubwira akajambo keza. Umuntu ubona uri around bari abantu bano bari hafi yawe, uzamwegera umubwira akajambo keza. Ubwo uzaba utanze umusanzu ukomeye cyane, uzaba ufashije Muhoza Real Talk gufasha abantu, kubwira abantu utujambo twiza, akantu keza ngo ufite kabwira umuntu ugihari, erega ejo uzamushaka umubure, ibyo murabizi. Ejo uzamushaka umubure, uyu munsi ukimubonye agihari, akiri gutembera, akiri kugenda, mubwira akantu keza. Erega umuntu akugirira neza nawe mubwire neza, muhamagare nta kindi umubwira uti bite, ndashaka kubwira ko ngushimira ngiriye neza, ndagukunda, ari cyo wakoze mu buzima bwanjye. Ako message mujye mugatanga abantu bagihari, apana ibintu byo gushyira ku masitati umuntu atagihari. Akantu keza, message keza, n'urukundo rubarimo mujye murugaragariza abazengurutse bose basoromeho. Murakoze cyane, Nyagasani abane namwe, mugire amahoro y'Imana, turabakunda.
bye. Tuzongera next time, ibiganiro byacu nakagaruka. Niba ukunze ibyo dukora kumva urabishimye, subscribe, like, share and comment. Dukomeze twubake umuryango wa Muhoza Real Talk. Turabakunda cyane, Nyagasani abane namwe. Ciao.